bari Pinky yahuye n'abamuzi none se bari abitwa ngo ni muri section y'abantu y'abamiliyoneri n'ibandi hari abandi b'influencer ngo bitwa ngo ni ba miliyoneri ba miliyoneri bariya bicaye hariya aho nta muntu upfa kubegera ni ba b'influencer bakurikirwa n'abantu barenga miliyoni buri mw'influencer ufite abamufollowinga bahera kuri miliyoni kuzamuka bagira section yabo bicaramo ku buryo bwa bwana bufollowinga n'ibihumbi 100 ibihumbi 200 ibihumbi 300 ibihumbi 50 ntago mupfa kwegera abantu bafollowingwa n'amamiliyoni mu barebera hirya nk'ibyamamare baraba bari hejuru cyane ubwo nyine ni mu Rwanda ubwo ni nk'abaruki n'abandi bake and then mama ni mama wawe muri kumwe kutatubwiye kuri busa ni mama wawe bite mama no this is BK uyu ni BK na assistant wanjye assistant mwe mwatangiye no kugira ba assistant aho ngaho influencer bakanze lower level right mwe muri ku rwego rwo hasi cyane there are no levels here hano nta rwego ruhari twese turi inshuti girls living our best life umva turi abakobwa turi kubaho best lives yacu mbega ngo nabakobwa bari kubaho ubuzima bwiza bose niko bapostinga bavuga such a baddie so do you stunning bag what is it iyo sakoshi ni nziza iyi ni baby Birkin bose barayifotora tuyifotore tuyiposting such a giver Mandara regarampa arampa cyane Mandara ni wa mugabo twabonye mu sugar daddy ati ni sakoshi Mandara yanguriye sugar daddy wanjye bivuze ngo mu bintu iyo bari kumwe banarata buri umwe bavuga ati ngiye mfite shero nk'ibintu I need a giver shananje nyeneye umugabo utanga pe ure kuruve kuri zangona give me your credit card right wa undi ubwira ati mereza credit card yawe mbe nyitwaye okay well see you later sawa tuze gusubira urumva inzozi zaba ariko abavuga ati cyama umugabo ufite amafaranga nibyo babaganira umugabo umeze nk'uriya wawe the most entry level influencer ever she blew up when she got her BBL done in Turkey which did absolutely nothing for her and screwed some piano DJ umva bamwe bari rero ubonye uriya nawe yazamutse kubera ikibuno yari yagiye gukoresha muri Turkey ikibuno kiba kinini bituma zamuka baramumenya mvishe ariko bwa buzima nyine mujye mubona nabandi uyarebye hano dore Naomi aruje yitwa Naomi afite miliyoni 10 zimufollowing uriya ni influencer wa OG uriya yatembere no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikindi aryamana na Daniel Kaluuya umvisha amazimwe bari mu influencer ariko ngo Naomi ni umustar cyane arafollowingwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ngo ikindi nganaryamana n'umugabo wubatse witwa Daniel Kaluuya umuha amafaranga bivuze ngo mu bintu nyine biguha agaciro muri bano bakobwa iyo bazi ko ufite nk'ikigabo cyubatse gifite amafaranga arenza y'abandi biri mu bintu bituma bagutinya bakakubaha turiya muntu zikanaryamana noneho n'umukire witwa runaka ntago muraziranye furiya followingwa na miliyoni zigera mu 10 ntago tuziranye ni Naomi ariko umunsi umwe tuzamenyana icyamamare cyinji ni mwiza shahano we reka nshaka umusuhuza we baramutinya Naomi buri cyamare uyageze hano telefone iramucikiragwa ajya kuyitora oh mana yanjye mbega ukuntu ari byiza nafotora urashaka kumfotora oya wese nshaka kugufotora iyo sakoshi ufite niyo nshaka gufotora ndabona irenze iyi sakoshi ndashaka kuyifotora nkayoherereza umuntu ungurisha amasakoshi akayinshakira iyi sakoshi murabona itarenze wese ndagukeneye uyavaya umaze gusuzuma se imodoka uyisuzumye n'uyitwaye ubu noneho ntiwayigura yarabwiye ngo ngomba kujya gusuzuma isakoshi zawe ko ari zirenze mbere yuko twazijyana ku isoko ibaze Naomi umwinfluencer ngo urenze cyane abonye iyo sakoshi arayifotora nawe iramukomye wese avuga ati nibyo kabisa izi sakoshi zirakora abandi wese za hano bebe dore influencer wacu ariko yambaye neza yaje muri quartier y'uyu mugore aba aho abonye miruwari hose bagomba kwireba kuko ubwiza cyangwa se uko yibona nibyo bimugaburira ntabwo bagomba gukina n'ikintu kijyanye n'ubwiza hi looking for BK gushaka kwitwa BK ari hakurikiriye urakoze n'ahantu harananuka baba bafite umwirigi yinjira hano ni karibu gusa no influencer nyine ni brand nikakubwira wasumubaza iki yinjira hano this is where the magic hano niho magisi ikorerwa se how the hell do you know how to do this nurse wigiye gukora amasakoshi kuri was the best tailor you never heard of papa wanjye niwe mutayeri wa mbere wabayeho mu mateka niwe wanyigishije
He taught me how to sew. yanyigishije kudoda. Is that you and him? Uriya niweho nawe. Let's shoot this baby Birkin, shall we? Umva reka